Nitwa Ngabire Vincent, ndirimba muri Ministeri ya Gisubizo, nkaba nshinzwe iterambere muri branche ya Kigali, kuko tubifite ama branche habari hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gisubizo Ministries uyu mwaka dufite gahunda nyinshi, dufite Worship Legacy uko mubizi, ubaye mwaka wa kabiri dukora igitaramo twise Worship Legacy, aho tuba dufata amashusho ndetse n'amajwi hamwe. Ni igitaramo dusanzwe dukora ngaruka mwaka, ariko nanone mbere y'icyo gitaramo kizaba mu kwezi kwa gatanu tariki 26 dufite kujya ku Gisenyi, ni guhera ku wa gatandatu no ku cyumweru, ubwo ni tariki 23 na 24. Tuba turi mu rusengero rwa Zion Temple, aho ngaho tuba turi kumwe na worship team yaho ariyo Azaf, kandi tuzagira ibihe byiza cyane. Ndumva niyo gahunda dufite, abantu ba Rubavu ndetse n'abanyakigali bandi bumva twafatikanya bazaze tujyane tuzamura ubwiza bw'Imana. Murakoze cyane.